Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yohana igice cya 11 umurongo wa 21 kugera ku 27. Marita abwira Yesu ati, Databuja, yaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye Databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Oh, if we could get away from our head knowledge and head religion to heart religion, where God could go to work in the church, out of our head into our heart. Yo, yaba dushobora kujya kure y'ubwenge bwacu bwo mu mutwe n'iyobokamana ryacu ryo mu mutwe, tukajya mu iyobokamana ryo mu mutima, aho Imana yashobora kujya gukora itorero, tukava mu mitwe yacu tukajya mu mutima. A man believes in his heart. He thinks with his head, believes in his heart. Now the mind reasons things. The heart doesn't reason at all. It just believes what God says. Umuntu yizerera umutima we, atekereresha umutwe we, akizereresha umutima we. Noneho umutwe utekereza ibintu, umutima ntutekereza na gato, wizera gusa icyo Imana ivuga. But you see, today we're so scientific. Oh, we Americans anyhow. We are so scientific. It has to be all proved out to us. Ariko murabona, uyu munsi turabanyabushakashatsi cyane. Twebwe abanyamerika uko biri kose, turabanyabushakashatsi cyane, byose byakagombye kuba bihamirijwe kuri twebwe. In the old days when someone said the Lord did a miracle, they just believed it. They thought that's all right, thank the Lord for it. But today, oh, we've got the scientific, take it down and prove it. And if it can be proved scientifically, then it's not faith anymore. Minsi ya kera igihe hari uwavugaga yuko Uwiteka yakoze igitangaza, barabyizeraga gusa. Baratekerezaga bati, ibyo ni ukuri, tubishimira Uwiteka. Ariko uyu munsi kandi niba bishobora guhamirizwa n'ubushakashatsi, ntabwo biba bikiri ukwizera. Oh, I hope you get that. If it's scientific, it isn't faith anymore. Kandi niba bishobora guhamirizwa n'ubushakashatsi, ntabwo biba bikiri ukwizera. What if Moses would have said, wait a minute here. Let me stop for a minute. What kind of a chemical spray has been put on that tree? Them leaves are on fire, but they're not burning. Niringiye ko mubisobanukiwe. Niba ari ibyagishakashatsi, ibyaba bikiri ukwizera na gato. Byari kumera bite iyo Mose yari kuvuga ati, uretse gato, reka mpagarare umunota umwe, n'ubuhe bwoko bw'ubunyabutabire bwashyizwe kuri iki giti? You know what I'll do? When it quits burning, I'll pick off some of those leaves and take them down to the laboratory. And I'll have them, the chemicals analyzed. And just find out what kind of a scientific thing this is. Ibibabi byacyo biri kugurumana ariko ntibikongoke. Muzi icyo nzakora? Igihe kizaba cyerekeye kugurumana, zacaho amababi amwe yacyo maze nyamanukane mu nzu y'ubushakashatsi, kandi nzazifata nkore isuzuma ry'ibinyabutabire, maze ndebe ubwoko bw'ibinyabutabire biri. Yaza kugira ibitekerezo bimeze bityo, Imana ntiyari kwigera ivuga iti, kuramo inkweto zawe. What did he do? He walked up humbly. He didn't care what the fire, how it was burning, or whether the tree burned up or not. He was searching for God. And every other child of God will believe it the same way. Mbese yakoze iki? Yegeye imbere aciye bugufi,
ntiyari yitaye ku buryo umuriro wari urimo kwaka cyangwa se igiti niba kiri kwaka cyangwa kitaka. Yashakaga Imana, kandi buri mwana wese w'Imana azabyizera mu buryo bumwe. He heard a voice that said, "Take off your shoes, Moses. You're on holy ground." If you go down to the meeting tonight and you come down to find some kind of a fault, the people make too much noise, the preacher preaches too long, I can scientifically tell you there's people there that's weary. Yumvise ijwi rivuga riti, kuramo inkweto zawe Mose, uri ku butaka bwera. Numanuka mu materaniro iri joro maze ukamanurwa no kubona ikosa runaka, abantu barasakuza cyane, umubwiriza abwiriza igihe kirekire cyane, ushobora guhamirizwa mu buryo bwa gishakashatsi yuko hariya hari abantu bananiwe cyane. They ought to stay up that long at night. Go ahead. But those who come with their shoes off, ntibakagombye kuguma bahagaze igihe kirekire kuriya nijoro. Mukomeze, ariko abaza bakuyemo inkweto zabo n'ubwenge bwabo bwo mu mutwe bwasizwe inyuma, with their head knowledge left behind and a heart open for God, you'll hear a voice say, "I am the resurrection and the life." nuko umutima ugafungurirwa Imana, uzumva ijwi rivuga riti, ninjye kuzuka n'ubugingo.